reka twakire Kaduhire amashyi menshi cyane kuri Kadudu ugeze Kadudu. Ladies and gentlemen, I know well this is not a good days because it's almost the end of the month. You have to feel this song even if you're waiting for a salary. If you don't know, fungaroho. Everything has its own end. Say fungaroho. DJ, put it again. Yes, pour up. Oh, thanks. Because you will excuse me today because the tone of my English is short. DJ, pour up. Let's pour up. Pour up. Okay, nayihoreye n'ubundi nta cyamfashaga. Buriya nababwiye ko ndi umushakashatsi. Njya nicara nkashakashaka nkitegereza cyane. Ariko naje gusanga abamudugudu ari abantu bakomeye. Rwose abamudugudu mubampera amashyi. Nanjye nuko mbaye impagaze iyo mba nicaye mba mpagurutse nkabaha amashyi. Ariko urujya utekereza nka mudugudu uyobora umudugudu perezida utuyemo perezida. Oya naba yihoreye n'ubundi nayihaza. Naje nyumva ndapfa. I feel nasoje kwifira. Okay. Reka dukomeze. Nka mudugudu uyobora umudugudu utuyemo perezida. Ubusanga no mu nama y'inteko ubusanga mushyira mu bandi baturage. Ati nka perezida inama y'inteko iherutse ntabwo wari uhari. Mutugoroba tw'ababyeyi wohereza umudamu. Umutekano nawe amaze kuduha raporo ko kwishyura umutekano bura ntago wishyura neza. Rwose perezida nawe mutwihanganira. Nukuri kose simbabeshye buriya aba perezida b'abanyonzi bafunga umutwe. My dear friend, nanjye turaturanye umuperezida w'umunyonzi ariko urebye. Ndababwiye ngo kwishyura umutekano niyo muntu wa mbere ugorana. Noneho you will excuse me because I am sick. I am sick of grippe and Kiss Daniel's song. Of course. Abazi Gicumbi yahoze ari Byumba. Buriya Byumba mu mateka niho hantu hambere habaga ikigage cya karite. Rwose ikigage cya fresh ni cya Byumba. Ariko ejo bundi naricaye kubera amazi iminsi itari myinshi cyane Kigali ariko nakumbuye ikigage. Ariko kugikumbura nyine mbura tikiye kujya kukinywa pe. Ariko nibuka ko leta yubatse uruganda rukora ikigage nyine hariya ku Ruyenzi. Mu majyepfo Kamonyi. Ndavuga ntubwo ari ku Ruyenzi ni hafi cyane ya Kigali. Byanga bikunda Kigali ntago wabura ikigage. Ndavuga ntumuri nta kazi nari mfite ndakaraba. Ndavuga nika ngiye ku muhanda ngiye kubaza ikigage. Ndagenda ninjira muri alimentation. Buriya abakiga ibintu by'isoni bitubakure. Ntago tujya twigora. Tuba turandagiye. Ndagiye ninjiye muri alimentation. Ndabaza ntariko se hano mufite ikigage? No. Hano mufite ikigage? Barambwira bati oya. Vuga ni wenda hangaha ho na ha VIP. Reka ngiye kuri supermarket. Mba ndahindukiye ndagiye kuri supermarket. Kandi ikizere tuba duhagaze buriya. Abakiga? Hey! Don't joke with my jokes. Mba nagiye muri alimentation. Ndabaza ntariko se naranazengurutse by the ntago ngiye nabajije nagurutyo gusa nabanye njya mu mubiri stock and ibinyobwa byose biteretse. Ndabaza ntese muri ibinyobwa byose ikigage kiri bati ntacyo. Njya kuri resto bar ndabaza biranga. No ngiye kuri restaurant ndavuga ntuboze bamaze kumenya ko ndi gushaka ikigage reka ngende mbabaze. Ninjira muri restaurant ndabaza ntariko se product mufite ikomoka ku masaka niyi bati ntayo. Ariko aho hantu hose nazengurutse nasangaga inzoga z'ibitoki na tangawizi. Akarusho ko kwa Nyirangarama sikaba mu bitoki haraho utagasanga zirazo mu makanete birwa bamamaza saba muri tangawizi. Niba aho hantu hose ushobora kuhazenguruka ugasanga inzoga y'ibitoki na tangawizi ntusange yeme y'amasaka. Nasanze irya ari hohotera shingiye ku bihingwa.
nukuri. Noneho rero ndacyari umushakashatsi ariko mdeyo narabyibagiye. Nge ndashakashaka buriya iyo nicaye ngenyine. Umuntu aba umushomeri. Akaba umushomeri ibice bye byose by'umubiri ariko ubwonko ntibujya bushomera. Ubwonko buhorana akazi mu gitondo nimugoroba buba buri mu kazi. None naricaye ndi gushakashaka nyine nkora imibare. Nsanga 85 n'ibice bibiri by'abanyarwanda bazi kubara mu gifaransa. Amafaranga ari musi ya 5. None aje kwitegereza nsanga noneho 2 n'ibice 7 kwijana. Bamaze kumenya noneho sisa kubera ko akadobo k'amakara karazamutse. Murakoze cyane bw'akadobo. Ukinga hongera